ibiganiro byacu nta handi wasanga ibiganiro uretse kuri Good People Shows, no hantu honyine ushobora kuzajya usanga inkuru nk'izi zigezweho. Sasa rero bijya nkubwire ko ngendi Shackman niwe muri kuvugana muri akanya, niwe muri kumwe mu biganiro bigiye bitandukanye, ne mugiye kuzamuvugana mu biganiro bigiye bitandukanye, muzajya muri kumwe hano kuri Good People Shows. No hantu honyine ushobora gusanga inkuru nk'izi nziza kandi zigezweho, buri wese ashobora kuvati kabisa iyi ni inkuru bye. Uyu munsi rero bimeze bite? Ni fresh, tumeze neza cyane. Umeze utaho uri hose ku isi, habari gani? Subiza ngo ni muzuri, nimba ni muzuri, be sorry kabisa, God is everything. Imana araza gukemura buri kimwe muri iyi minsi. Hanyuma ngewe ndajya nkwibutse ko ndishaka kora subscribe utarayikora nawe wayikoze, ukomeza kuba natwe mu biganiro byinshi bijye bikurikiranye. Sasa rero uyu munsi tukuzaniye iki? Tukuzaniye inkuru muri imihanda, inkuru zabaye inkuru ndajya nkubwira ko muri iyi minsi ari cyo kinyejana cyangwa se ari wo mwaka wagize inkuru muri showbiz ku rwego rutigeze rubaho, cyangwa se ku rwego rutigeze rubonekera buri umwe wese. Iki gihe ndajya nkubwira ko ari cyo gihe wavuga uti kabisa pe, inkuru zarabonetse, abanyamakuru baravuga, itangazamakuru biraboneka, zabonetse he. Sasa rero natwe no tukuziye kugira ngo tukubwire duti tangirana natwe uku kwezi ukurikirana ibiganiro, kora subscribe utarayikora. Sasa najya nkubwire ko umuntu yagize atya, abantu bagize batya, sasa baragenda bazana amatiko, bizana batangira ari imikino. Ubundi byatangiye ari prank, ariko aho bigeze ubu ngubu byagitangiye gufata indi ntera, aho ubu ngubu bitakiri prank, bisigaye bizamo no kwicana cyangwa se no kurogana. Hakaba harajemo ibindi umuntu yavuga ati ibi bintu biragana, cyangwa se showbiz nyarwanda iragana he. Ntegereje showbiz nyarwanda mu myaka 7 iri imbere, cyangwa se imyaka 10 iri imbere, ese izabihagaze ite? Izabizite umuntu azajya roga undi ku manwa y'ihango, cyangwa se nk'ibyo twajya twumva muri state ya America mu myaka yashize, aho abatipe bafataga imbunda basana. Nkeka ko na showbiz nyarwanda hatagize igikorwa ngo wenda bibe byahagarikwa, cyangwa se haba hari icyahindurwa. Nkeka ko ari nako byagenda, ari nako byazajya bigenda mu myaka iri imbere, aho batashobora wenda kurasana kuko wenda bitemewe gutunga imbunda, ahubwo cyangwa se icyo gihe zikazaranemewe nta wamenya, ahubwo wenda ubu ngubu ugasanga bo bazajya baterana igisasu cyitwa amarozi, bakakuruga umuntu akavuga ati jye naramuroze, kandi n'ubutaha nzongera mu ruge ntakiruka, cyangwa se niyo yavuka ubwa kabiri nzongera mu ruge. Aho ngaho bishobora kuzabyara izindi andi mahari, kuko leta y'u Rwanda nyamuneka ntiyemera amarozi. Nta tegeko ifite rihana umuntu waroze undi, cyangwa se umuntu bikekwaho, dore ko niyo bimenye ugashaka kugira ngo uravanga kurihorera ibindi bimuneka. Aha ngaha sasa tugiye kugaruka ku bagabo. Iki kiganiro gifite part 1 na part 2, ntabwo ari ukuvuga ngo ni part 1 gusa, ngiye gukora part 1, ubutaha nzabakorera part 2. Ndajya nkubwire ngo bimeze bite. Sasa ahangaha umuntu bita ntago ndi bavuga amazina kugira ngo bitaza kuba ibindi. Hari umugabo yatangiye, ari umugabo bakunda kubangaririza cyane, akaba akunda kumushinja ibintu ngo by'ibitabi cyane. Akabaho n'undi mugabo wigize umugore. Umva buri muntu wese afite idefo, cyangwa se afite ikintu kimuranga ku buryo kubashakira kode zahita byorohana kuzumva rwose, nutagirirwa utangaza amazina y'umuntu. Akaba undi mugabo ufite ibyanwa na tentire ahantu, akaba ari umuntu rwose wigize umugore kandi ari umugabo. Hakabaho n'undi noneho nawe w'umugore ariko wigize sindeze kuza kubicanga, ari amakode araza kuncanga, kanyasubiramo munyihanganire. Hari wa mbere wiriza, bavuga ngo aririza cyane, ngo ibiki bakamushinja n'ibimogi. Uwo ni uwa mbere. Hakaba wa kabiri w'umugabo, yavutse ari umugabo ariko aza kwihindura umugore. Muri ibi bintu by'isi bana ngo nibisi ngo bigezweho n'ibiki sinzi nge, ibyo ntago mbibamo, sinanabikunda, simashaka no kubigaruka. None hakaba n'undi mugore wavutse ari umugore, birangira nawe yigize umugabo. Uraza kumva ibi bintu gake nguwo maje kuvuga, ndakeka maje kuvuga abagera kuri 3. Hariho wiriza cyane bakunze kwangaririza, hakabaho n'umugabo wigize umugore, hakabaho n'umugore wigize umugabo. Abo ngabo ubundi bose bakaba bahanganye n'uwo nguwo ukunda kwiriza. Noneho hakabaho n'undi nawe bigeze kumubwira ngo ni nk'ifi, ngo ni nk'ifi iri aho ngaho, ngo umuntu ajogororamo icyo ashaka. Uwo nawe muramuzi, witiranwa n'ibintu byo bisiga mu maso cyangwa se banateka, byose bari kimwe, n'undi byose byitwa izina rimwe. Hakabaho n'undi wa 5, ndakeka kugeze kwa 5, nawe w'umusore
niba ari umusore sinzi, gusa nababwiye nti buri wese afite ikintu agiye atandukaniraho n'undi, ku buryo kubatandukanya uvuze amakode rwose uhita wumva icyo umuntu ashatse kuba yavuga. Sasa rero uwundi we ngezeho wa gatanu ndakeka ubwo ari uwa gatanu. Uwo nguwo akaba ari umugabo, niba ari umugabo niba ari umusaza njye mbona afite uruhara, gusa akaba yarananiwe gufata nk'inshingano z'umugabo, bakajya bashinzwa ibintu byo kubyara, bareresha biki n'ibiki, bihakana abana ibiki n'ibiki. Uwo nawe mbona cyane utamumenya, akaba bose ni abanyamakuru, nta n'umwe urimo umunyamiziki uretse umwe w'umunyamiziki ngo wibagishije inda, niko numva, kuko niko bavuga ngo mvuge wese nzavuga kode muhite mumumenya, cyangwa se muvuge muhite mumumenya. Hakabaho n'uwo nawe w'uruhara, niba ari umugabo niba ari umusore sinzi, gusa ngo afite abana, nawe ajya acishamo akabemera, ariko ngo ntawuzi abo bana bari bo, ntawuzi aho baba, ntawuzi, mbese nta na kimwe umuntu bamuziho, ariko ngo afite uruhara. Niba ari umugabo niba ari umusaza ntitubizi. Hakabaho rero n'uwundi w'umuhanzi nari ngarutseho, nawe umaze iminsi yaribagishije inda, uvugwa ibintu byo kwibagisha inda, uwo nawe niwe. Hakabaho mu gikundi cy'abantu benshi cyane, wavuga wakurura urutonde ewana ntirurangire kabisa, ni benshi cyane. Bose rero bose baragenda bagahura bagafatirana wa mugabo umwe nawe w'umugabo, niba ari umugabo niba ari umusore ukunda kwiriza cyane, uko nawe bajya afite abana ngo yatera amadanga akihaga ibintu nk'ibyo nyine. Urumva nawe ntabwo apfa kumushyira mu cyiciro cy'abagabo cyangwa cy'abasore. Hanyuma rero sasa abo ngabo bose sasa urumva ni icyiciro cy'abahanzi n'icyiciro cy'abanyamakuru. Uwo muntu rero na bose badukiriye niwe muntu w'umuhanzi kandi akaba n'umunyamakuru. Wumve, afite uruhande rw'abahanzi bamurwanya, afite uruhande rw'abanyamakuru bamurwanya. Sasa rero ibyo bintu ukuntu ibintu bigenda bigahurirana ngo abantu bose bapike, ngiye kugenda ncamo niruka kuko nabwo ngo nzabakora igice cyacyo cya kabiri, kugira ngo tubihere imuzi n'umuzingo, tuganire, mbabwire ahantu ibi bintu byagiye ngo bihera, utuntu bapfuye bose bari amahome kandi bari inshuti za danje. Bose bari inshuti, bose uko mbavuze bose bari inshuti. Sasa rero ngo byagenze bite? Wa mugore wigize umugabo, ikibazo we icyo yapfuye niwe ngiye guheraho. Icyo yapfuye n'uwo mugabo w'umunyamakuru ukunda kwiriza kandi akaba n'umuhanzi, ngo yagize atya, bategura ikiganiro nyine, bavuga ngo barenda gukorana ikiganiro. Bavuze ngo barenda gukorana ikiganiro, kuko ndavuga bati tugategura script, tukaba bati ubutaha tuzajya dukora ibi nibi uzumeze utya kuko nenda atakumerenyereye muri iyi rock. Bakaba batenda ugaragara bugiye nk'umugabo, iteka ryose yambara amakabutura, ama jeans, ama stress, wiki n'ibiki. Atereka tuzategure hazagira umunsi uzaza byibuza wambaye igiteteyi ibiki byose, ugaragare nk'iki nk'umugore, none wigaragaze nk'umugore kugira abantu noneho babone iyo ruku yindi byibuze. Ndavuga ati wa mukobwa burya nawe ajya yambara, wa mukobwa wigize umugabo ajya yambara nawe akaberwa. Ati nuko ngo tujye kubikora. Nyuma barayitegura neza, barabinoza babinogeje, aho kugira ngo ibyo bintu babikorane gutyo nk'uko babivuze, wa mugore wigize umugabo ahita ajyana iyo projet ayihereza undi nawe utamenya ngo utajya akunda kwigaragaza mu kwitangazamakuru, cyangwa se afite ikinyamakuru gikomeye mu Rwanda. Niwe muntu ufite ikinyamakuru gikomeye mu Rwanda, televiziyo ikora kuri channel ikomeye mu Rwanda, ariko kugira uzabone ifoto ye ngo byifashisha satellite, byuze ari nko muri douche koga, bagakurura na satellite akaba ari mufotora, agira ifoto imwe aseka, nta yindi foto iragira hanze ngo twese twe twayibona. Uwo nawe rero ngo niwe yajyana uwo mushingo, ntavuga ari umwe n'undi wiriza. Urumva bamaje kuba nk'abantu bangahe, bageze mu 8, kandi bose ni abantu bavuga wenda rikijyana muri showbiz nyarwanda. Ni abantu nyine bashobora kuba bakurwanije kugira ngo ubabone cyangwa se ubacike. Byakugora kameme, byakugora kabisa. Hanyuma sasa ngo umushinga yisa ujyana aho ngaho, aba ashwanye n'uwo mugabo wigize, n'uwo mukobwa wigize umugabo, barashwanye. Ati gute dutegurana ikintu ibiki n'ibiki cyari kuzanyinjiriza nanjye kikinjiza amafaranga menshi, ati gute ugifata ukakishyira undi muntu w'umunyamakuru kandi twe twakivuganye
tukagitegurana. Icyo kiganiro rwose cyaranakunzwe kirebwa n'abantu benshi cyane, ndakeka mu bantu banakirebye bwa mbere nanjye ndimo tu. Hanyuma sasa uwo ni uwa mbere, ni ikintu wenda nakubwira bapfuye cya mbere, kuko navuga ngo hari igice cya kabiri nzabwira ibintu byose bagiye bapfa gake gake, byose tuzarinda tubigera dute tubisoza tubiva imuzi n'imuzingo. Hanyuma sasa ikintu bahise bakora, ikintu wa wundi wa mugabo wigize umugore we, ikintu bapfuye, umwe wigize umugore we nyine yagendeye muri icyo kigare. Hanyuma wa mugore wigize umugabo yajya avuga, wa wundi nawe agahita amusapotinga nyine, kuko bose bahuje imico n'imiterere n'imimerere yo kuba bose ari abantu bihinduye uko batari. Bahinduye imimerere y'ibitsina byabo uko bavutse twagize. Hanyuma bo bakajya bumvikana nyine, icyo umwe avuze undi akamusapotinga. Hanyuma urumva umwanzi w'umwanzi wawe aba ari ubundi akenshi na kenshi akunda kuba umukunzi wawe, ariko n'umukunzi w'umwanzi wawe icyo gihe aba ari umwanzi wawe nawe. Bahise bigenda gutyo, uwo nguwo nawe ababijemo, noneho anabishyiramo umuriri mwinshi, si ukuvuga ye abiva umuzingo ewana bindi. Hanyuma sasa wa wundi sasa, wa mugabo ufite witiranwa n'ibintu byo bisiga, n'ibintu by'amavuta ukuntu bisiga, nawe ikintu apfa sasa n'uwo nguwo wundi ni iki ngiki. Ikintu apfa nawe nuko we yagize atya akajya ahora amushitinga, amuvuga nabi tu, avuga ngo ntazi kuririmba, ngarajwigira ngo ibiki n'ibiki, nyine ukumva arahora amurwanya, nta kindi bapfa gusa uretse kuba yarwanya iyo kariyeri mu cyari yinjiyemo. Hamanje avanga ibiki, ukumva arimo aramuvuga. Nicyo nayo bagize bate, bapfuye. Hanyuma wa wundi nawe w'umugabo, ariko w'umusaza, wa mugabo w'umusaza wifitiye uruhara, agira atya nawe baraje atangira kuzajyaho ibiganiro bisebya wa wundi wa muhanzi w'umunyamakuru. Atangira kuzajya baha ibiganiro nyine, umuntu abamurwanya bose atangira kuzajya baha ibiganiro, kuko bari bafite ngo gahunda yo kuzamuzimya, bakamuzimya bakamukura mu industry y'umuziki nako n'itangazamakuru byose nyine bakamwubikira imbere, akageza n'abantu bamurwanya, bavuga ibyo yakoze, ibiki n'ibiki, akishyura udufaranga hirya no hino kugira bamusebye nyine we bamurwanye bamukureho. Uwo nawe nicyo bapfuye. Ariko akaba n'ikindi bapfuyeho, uwo mugabo w'umusaza ufite uruhara afite abakobwa managinga b'abahanzi, nabo yamwimye interview zabo. Hanyuma arangije aho kugira aramuga ati nge sinjya mbatanga, ntago nabashyira ku kindi kinyamakuru, ni ngewe nzajya ngira uzajya mbikoreshereza ibiganiro, nta wundi muntu nabanga bakoresha ibiganiro, bara ntago nzijya mbatanga. Uwo mutipe aratuza arabyihora nyine, wiriza cyane bakunze kuvangaririza, baramwihorera. Aravata ubwo ntari ibintu mbaruko abigennye, wenda ni ukugenda utangiza kariyeri y'umuziki wawe, cyangwa se kubabona bikari ibintu byoroshye, urashaka kujya abantu bakomeye nyine bazabantu batangaje, mbese mu buryo bwo kubabona. Bukeye abasanga kuri ya cyano ya mugabo wundi udakunda kwifotoza ifoto ye, bisaba setirite kugira ngo ifatwe, nabwo ari kwihishahisha, bigoranye ku ifoto ye. Mu gitondo abasanga base kuki ngiye babanyimye, nuko kubera iki ati ngiye ntago nabaguha uriya nyine, nuko we nabamuhaye. Ubwo arafata ntari ubwo nyine hako kantu nyine agashyiramo aragatambika, aravuga ati sawa, niba unyimye ubwo abantuza, ubwo nanjye nirumvika nta kintu kizima cyakuvaho tu, nawe ubwo urandaburisha. Ubu nawe ahita amushyira mu banzi. Sasa rero hagahita haza wa wundi hari undi twavuzeho, ni benshi bagiye bafata nk'utwo ngutwo, ariko bagapfa ibintu by'amaheru bitewe n'ukuntu umuntu umwe yakoze iki, undi akagira iki. Ahangaha wenda reka nse naho ariho nsa n'ugabanije wenda icyo kintuza, icyo kigenda n'abageranije umunsi, ariko utaha noneho nzajya mbinjira muzingo w'ibyo bintu, mbabwire uko ibyo bintu bimeze, nuko byagenze, nuko byatangiye, n'icyabiteye, noneho mbabwire ngubu naho bigeze. Ntago ari kera, ni vuba rwose, nta minsi ngahishira nabigeze. Ariko ibyo bintu bikaba bigeze kure cyane, kaba bibaye byateje impagarara mu gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda itagize ukuntu yabikurikirana ngo ibihagarike, bishobora kuvamo ibindi, kuko byatangiye kuzamo ibindi bintu byinshi cyane bitari sawa. Byatangiye kuzamo ivangura, hatangiye kuzamo ibintu, batangiye kuzana amakimbirane ya kera, bakabifata ibintu bya kera bakongera bakabigarura, ubu bagafata ibyaha bya base bakabishinza abana, mbese byabaye ibindi bisaba ko leta yamanuka yakiyizira ikagira ite
ikaba yabikemura. Nicyo kintu cyahagarika izo ntonganya cyangwa se cyahagarika ibyo bibazo. Muri kumwe nanjye Shackman kuri za nkuru ziba zisesenguye kandi inkuru ziba zizewe ntahandi mwazisanga, ni kuri Good People Shows. Kora subscribe, like, share na comment kugira tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Gusa munyizere none ubu naje ngiye kubatamo ibiganiro bya buri munsi, buri mwanya, buri segonda. Mahoro y'Imana bane namwe, salamu shalom.